ku myaka y'imike cyane yasabanye n'ibikomerezwa bigiye bitandukanye harimo nka Papa Francis, President Emmanuel Macron w'Ubufaransa, wari President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, Cristiano Ronaldo, igikomangoma cy'Ubwongereza Harry n'umufasha we Meghan. Sabo gusa ahubwo noneho yanahuriye ku meza amwe na His Excellency Paul Kagame, perezida w'u Rwanda, ndetse n'abandi bagiye batandukanye utarondora umwe ku wundi. Ni igikomangoma cy'ubwami bwa Maroc, igihugu gituwe n'abaturage barenga miliyoni 38 mu mwaka wa 2024. Ni kimwe mu bihugu biteye imbere ku mugabane wose wa Afrika, giherereye mu majyaruguru y'umugabane wa Afrika mu gice kigizwe n'ibihugu by'Abarabu. Ubwo urumva bahuriye ku kuba bavuga ururimi rw'Icyarabu kandi akaba ari ibihugu by'Abayisilamu. Birumvikana nka kimwe mu bihugu bibarwa mu biteye imbere ku mugabane wa Afrika. N'ubwami bw'iki gihugu ni ubwami bukize cyane, bukaba buza mu myanya y'imbere mu bwami bukize kurusha ubundi mu isi. Ubwo byageraga mu mwaka wa 2013 afite imyaka 10, yabaye umwana wa mbere wanditsweho imitungo ingana n'akayabo ka miliyari y'amadolari. Ariko ubwo ngubwo ako gahigo kakuweho mu mwaka wa 2023 nyuma yaho y'imyaka 10, gakuweho n'igikomangoma Charlotte cy'igihugu cya Wales cyangwa se Pays de Galles, kuko mu gihe yari afite imyaka 8 gusa yanditsweho imitungo ifite agaciro ka miliyari 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunsi wa none ni umusore muto ufite imyaka 21, ariko n'ubundi na se umwami Mohamed wa gatandatu w'igihugu cya Maroc abarwa mu ba mbere ku rutonde ruyoboye na Aliko Dangote rw'abaherwe ba mbere bayoboye abandi ku mugabane wa Afrika, kuko ari ku mwanya wa 5. Munyemere tuganire ku muherwe akaba koloneli akaba n'igikomangoma, umwe mu basore bato ba mbere batinyitse mu isi. Uyu musore mutoya ku myaka 10 yonyine yari afite agera kuri miliyari 1 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mitungo yose mwanditseho. Yavuzwe kenshi mu bana ba mbere mu isi bakiri bato y'abaherwe, ndetse n'uwa mbere muri Afrika mu bantu bose bafite imyaka iri munsi ya 25. Ise umwami Mohamed wa gatandatu w'igihugu cya Maroc afite agera kuri miliyari 8 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mwana w'umwami nyine w'igihugu cya Maroc si ukuba afite ako kayabo k'amafaranga gusa, ahubwo afite n'icyubahiro kiri hejuru cyane, kubera yuko kuva kiri uruhinja kugeza ubu ngubu akuza afite imyaka 21, yakuza abona yubamirwa n'abantu ahubwo bakuru banamurusha imyaka myinshi cyane. Ni umuhanga cyane ndetse agirirwa icyizere gihagije na se Mohamed wa gatandatu umwami w'igihugu cya Maroc, kubera yuko n'ubundi biteganywa yuko ari nawe uzamuzungura ubwo azaba amaze gutanga. Ibyo rero bituma uyu muhungu w'igikomangoma ahagararira se mu bikorwa byinshi yakaba yitabira nyine nk'ukomeye, akamubera hatari mu gihe se nawe ahugiye mu bindi bitandukanye. Ubundi uyu mwana ndimo mvuga ariko ntari kuvuga izina ni muntu ki. Umuhungu muto mu myaka ubamirwa n'abagabo, abagore, abasaza, abakecuru, abasore n'inkumi bose batandukanye, mu cyubahiro cyinshi baba bamuhaye kugeza ubwe nawe abona ahubwo icyo cyubahiro ari umurengera. Namwe mu banyabigwi mu isi ndetse n'umwe mu baherwe batoya mu isi, akaba ari uwa mbere muri Afrika wabashije kugera ku mitungo ingana na miliyari y'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka mike cyane, imyaka 10 yonyine. Ubwo ibyo byose byongera no kuba ari umusirikare ukomeye cyane ku ipeti rya koloneli mu gisirikare cy'ubwami bw'igihugu cya Maroc buyoboye na se. Marvin ninjye, niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi subscribe ndetse kandi no kunzogera maze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza kuri Marvin Daily Official. Umuntu wese uhuye n'umwe mu bagize imiryango y'ibwami yihutira kumusuhuza, ahubwo aramusoma ku kiganza mu rwego rwo kumwereka yuko amwubashye cyane. Ahari wenda hakaba hari n'ababikora mu gihe basuhuje abantu bakuru babaruta imyaka cyane. Gusa kuri iki gikomangoma Moulay Hassan, umuntu wese umusuhuje ashaka kumusoma ku kiganza akuraho ikiganza yihuta cyane. Ibyo bikaba ari imyitwarire agaragaza kuva kera kiri n'umwana mutoya, kuko kuri ya myaka 10 yonyine abantu babaga bashaka kumusuhuza bamusoma ku kiganza kugira bamwereke ko bamwubashye cyane, ariko we akabona biramubangamiye cyane kubera yuko kuri we aba yumva ari nko gupyinagaza icyubahiro cy'umuntu mukuru nk'uwo nguwo umurusha imyaka kandi amubyaye, ariko akamusoma ku kiganza mu rwego rwo kugira ngo abyirinde akakuraho ikiganza yihuta cyane. Ibyo rero bikomeza gutuma abaturage bamukunda cyane kubera yuko we yiyubaha nyine akubaha n'abandi, ntabe yakwitwaza cyane kubera avukiye mu muryango w'ibwami ngo abyurireho yifuza kubahwa by'umurengera. Bikaba binahabanye n'abandi banyacyubahiro bo hirya no hino mu isi biganjemo baba baravukiye mu miryango y'ibwami, kubera ko baba bashaka guhabwa icyubahiro nyine ku buryo bwuzuye. Nyiricyubahiro koloneli akaba igikomangoma Moulay Hassan bin Mohamed ni imfura y'umwami Mohamed wa gatandatu w'igihugu cya Maroc, yavutse ku itariki 8 Gicurasi mu mwaka wa 2003. Icyo gihe ubwo yavukaga abasirikare barashe mu kirere mu rwego rwo kwerekana yuko imfura y'umwami ari we gikomangoma gishyashya avutse kuri uwo munsi. Uko kurasa mu kirere kwabereye i Rabat mu murwa mukuru w'igihugu cya Maroc,
bibaye nk'ikimenyetso cyo kwakira igikomangoma. Iri zina Hassan rimwe mu mazina ye yaryiswe n'ababyeyi be kubwo guha icyubahiro sogokuru we umwami Hassan wa kabiri, akaba ari se nyine wa se umwami Mohammed wa gatandatu. Akaba ari umwami watanze mu mwaka w'1999 aribwo nyine uyu nguyu Muharrem Muhammad bin Abdurrahman ariwe mwami Mohammed wa gatandatu yahise yima ingoma. Ngo nari ngerageje kunyura mu mateka ho gatoya. Muharrem Hassan yavutse ku babyeyi be umwami Mohammed wa gatandatu w'igihugu cya Maroc ndetse n'uwahoze ari umugore we igikomangoma Rara Salma. Ariko aba bombi bakaba baraje guhana gatanya mu mwaka w'2018. Iki gikomangoma Muharrem Hassan afite undi mushiki we mutoya bavukana ku babyeyi bombi ariwe igikomangoma Rara Khadija. Ubwo Muharrem Hassan yavukiye mu ngoro y'ibwami ku itariki 8 Gicurasi mu mwaka w'2003. Ahangane naho yakuriye n'ubundi yigira amashuri abanza n'ayisumbuye mu ishuri ry'ibwami n'ubundi. Nkuko nabivuze uyu musore Muharrem Hassan Muhammad yiswe rimwe mu mazina Hassan bishingiye ku izina rya sekuru umwami Hassan wa kabiri. Ibyo bikazatuma n'ubundi ubwo azabazunguye se ku bwami bwa Maroc azitwa umwami Hassan wa gatatu. Uyu musore muto ni umuhanga cyane, akaba avuga indimi zitandukanye zigera kuri enye kuko kuva ubwo yari afite imyaka 10 yarazivugaga akanazumva neza. Izo ndimi ni Icyarabu, ururimi kavukire, Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Icyesipanyol. Uyu musore yasoje amashuri yisumbuye mu mwaka w'2020, akaba yarahakuye impamyabumenyi muri rya shuri ry'ibwami n'ubundi yizemo, maze akomereza kaminuza muri kaminuza yitiriwe se umwami Mohammed wa gatandatu, akaba ari kaminuza ya Mohammed VI Polytechnic University. Uyu mwana kuva mu buto bwe ntabwo yigeze ahishwa imbaga nyamwinshi nk'abandi bategetsi bo hirya no hino mu isi, kubera yuko ahubwo no kuvugiye yari afite imyaka 10 yatangiye gukora inshingano z'ibwami zitandukanye, kuko icyo gihe se ari nawe mwami yatangiye kumugira inkingi ya mwamba. Ku myaka 10 yonyine yari afite ndetse aniga mu mashuri abanza. Icyo gihe hari mu mwaka w'2013 uwo mwana akaba ataragiraga ubwoba na bukeya bwo guhagarara mu ruhame, maze abantu bakuru bamubyaye harimo n'abayobozi bakomeye cyane ahubwo bakajya bamwubamira umunsi ku munsi. Umunsi umwe Cristiano Ronaldo yararimo asuhuza abapapa nyine abantu bakuru, maze anyura ku kana gatoya k'imyaka 10 karaho kuko yabonaga ari akana nyine, asuhuza abantu bakuru arigendera, maze baramubwira bati nyamuneka Cristiano Ronaldo iryo zina wubatse ritazatuma uba inkunguzi, ngo ino usuhuza uyu mwana ni nyiri cyubahiro. Maze Cristiano Ronaldo asubira inyuma aramusuhuza. Ubwo nyine kuva icyo gihe cyose isa mutegura nk'umwami uzamusimbura, yongeyeho no kumushyira mu gisirikare kugira ngo azamuzungura ari umwami nyine ukomeye nkawe kandi utinyitse atari ibyo kwitwa umwami gusa. Ubu ku munsi wa none Muharrem Hassan bin Muhammad afite ipeti rya koloneli mu basirikare barinda ibwami, akaba nanone ari koloneli mu ngabo zirwanira mu kirere z'igihugu cya Maroc. Bimwe mu bikorwa bitandukanye by'ingenzi igikomangoma cya Maroc Muharrem Hassan bin Muhammad yagiye akora mu gihe cyose amaze mu nshingano, birimo nko kuba mu mwaka w'2017 yaraherekeje se i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa muri imwe mu nama zikomeye cyane zihuza abakuru b'ibihugu bitandukanye ndetse n'ibikomerezwa muri za guverinoma, ikaba yitwa One Planet Summit. Uyu Muharrem Hassan bin Muhammad akaba abarwa nk'umwana muto cyane waba waritabiriye iyi nama, ko yayitabiriye afite imyaka 14. Ku itariki 28 Kamena mu mwaka w'2019 ubwo Muharrem Hassan yari afite imyaka 16 yahagarariye se mu birori byo kwerekana no gushyira agaragara icyambu gishyashya giherereye mu nyanja ya Mediterane, akaba ari n'icyambu giherereyemo inganda. Icyambu cyatangiye ubwo guhuza igihugu cya Maroc n'ibihugu birimo nka Espagne, Gibraltar ndetse n'ibindi. Akaba ari icyambu gishobora kwakira za containers zigera kuri miliyoni 9, ibinyabiziga bigera kuri miliyoni 1, abagenzi bagera kuri miliyoni 7, amakamyo ibihumbi 700 ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye binyura kuri iki cyambu. Kikaba ari umutungo w'igihugu cya Maroc. Ibirori byo kugishyira agaragara rero byayobowe n'iki gikomangoma Muharrem Hassan, ubwo se atari yahabonetse, ariko Muharrem Hassan hanyura n'umucyo nyamara yari afite imyaka 16 yonyine. Ubwo hari ku itariki 30 Nzeri mu mwaka wa 2019 i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa hari kubera umuhango w'ikiriyo cyari kiri gukorerwa wahoze ari president w'igihugu cy'Ubufaransa Jacques Chirac, maze igikomangoma Muharrem Hassan cy'igihugu cya Maroc nacyo kitabira uwo muhango wari uri kubera ku rusengero rwa Kiliziya Gatolika rwa Église Saint-Sulpice. Nyuma y'uwo muhango Muharrem Hassan yasangiye ifunguro rya saa sita na president w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron muri Élysée Palace, kunguru ya president w'Ubufaransa.
Ku itariki 20 Ukuboza mu mwaka wa 2022 igikomangoma Moulay Hassan kiri kumwe na se umwami Mohammed wa gatandatu ndetse n'igikomangoma Moulay Rashid se wabo wa Moulay Hassan uko ari batatu ndetse n'ibindi bikomerezwa bitandukanye byo mu bwami bwa Maroc bakiri ikipe y'igihugu ya Maroc bayakira n'urugwiro nyuma y'uko yari imaze kwitwara neza mu gikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2022 cyabereye muri Qatar. Ubwo ikipe y'igihugu ya Maroc yagarukiraga muri kimwe cya kabiri mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ikaba ikipe ya mbere ku mugabane wa Afurika yakoze ibi ngibi. Ubwo ibyo birori byabaga Moulay Hassan yari afite imyaka 19. Moulay Hassan nubwo akiri mutoya ku mafaranga afite arenga miliyari y'amadolari nta kuntu ataba afitemo imitungo itandukanye afite hirya no hino mu isi. Reka nayo tuyigarukeho. Kimwe mu bintu by'agatangaza uyu musore atunze harimo nka private jet, indege ye bwite itunga umugabo igasiba undi. Iyi ni Gulfstream G650 jet ihagaze agaciro ka miliyoni 37 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mitungo imwanditseho harimo nka Rabat Royal Palace, ingoro nini cyane igizwe ahanini n'inzu nziza cyane iteye amabengeza yubatswe ahanini na za zahabu. Akaba ari inzu igikomangoma Moulay Hassan abanamo n'umuryango we ihagaze agaciro bakaba miliyari y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa Rabat Royal Palace si yo ngoro yonyine imwanditseho ku mazina ye kuko hari n'izindi nyinshi zitandukanye ziri hirya no hino mu gihugu cya Maroc zirimo Casablanca Royal Palace ndetse n'izindi zitandukanye. Ubwo Moulay Hassan akaba afite n'undi mutungo wa hoteli yitwa Dalaiman Hotel iherereye mu gihugu cya Arabia Saudite ifite agaciro k'ibihumbi 400 by'amayero. Hakaba indi hoteli iherereye Sidi Kauki mu gacyaro gato kibera mu gihugu cya Maroc ariko kiza kaberamo ubukerarugendo, akaba ari hoteli nayo ihagaze agaciro k'ibihumbi 100 by'amayero. Sibyo gusa uyu musore muto yafite indi mitungo itandukanye irimo amamodoka meza kandi ahenze nubwo yiganjemo aya kera cyane, harimo nk'iyitwa Mercedes 300 SL Roadster Classic Brabus yo mu mwaka wa 1957 ifite agaciro kasaga miliyoni 1.3 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo na Volkswagen Concealer 1302 LS Cabriolet X3 Vatan yo mu mwaka wa 1972. Hakaba na Kawasaki 1000 Z1R yo mu mwaka wa 1978 ndetse na Kawasaki Z650B yo mu mwaka wa 1977. Imodoka zose nziza zo mu bihe bya kera ariko zose zifite agaciro kari hejuru ya miliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yose ni imitungo y'igikomangoma Moulay Hassan cy'igihugu cya Maroc. Twinjiye mu buzima bwe bwite, Moulay Hassan nta mugore afite, aracyari ingaragu. Gusa yigeze kuvugwa kenshi ko yari mu rukundo cyangwa se akiri no mu rukundo n'igikomangoma kazi Leonor cy'ubwami bwa Espagne. Ubwami yavukiyemo bwa Maroc ni bumwe mu bwami bukize ku isi ndetse ku buryo bwihariye n'ubundi kimwe n'abandi barabo bagenzi babo kuko bose bahuriye ku kuba bafite ubwami buba bukungahaye byihariye kurenza ahandi mu isi. Abagize umuryango w'ubwami bwa Maroc bose imitungo yabo iteranyirijwe hamwe ihwanye n'agaciro karenga miliyari 10 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba wakunze iyi video kanda like ubundi utange n'ibitekerezo byawe muri comment. Tunakwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo byose byiza bibera hano bijye bibasha kugeraho umunsi ku munsi. Wakoze kubana na Marvin Daily Official. Imana ibarinde.